ikintu cya mbere Imana irimo iragusaba kugira ngo iguhe umugisha no kugira ngo igusubize icyo kintu urimo urayisaba, iragusaba kunyura mu irembo rifunganye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukwiriye kugira ineza kuri bose. Nicyo kintu Imana irimo iradusaba mbere yuko iduha umugisha njyewe nawe. Ibi bintu bitanu nubikurikiza, Imana icyo uzayisaba cyose izakiguha. Solar eclipse. Solar eclipse. Solar eclipse. Menya ibintu bitanu Imana mbere yuko guha umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Ikintu cya mbere Imana iri gusaba mbere yuko guha kunyura mu irembo funganye. Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Titire y'amagambo iravuga ngo irembo wa 13 nyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka, kandi abayinyuramo benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo bake. Mwene data, ikintu cya mbere Imana irimo iragusaba mbere yuko iguha ni ukunyura mu irembo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hari inzira nini kandi y'igihoge inyurwamo n'abantu benshi, ariko hari n'irembo rifunganye ngo iyo nzira iraruhije kuyinyuramo, ngo kandi abayinyuramo ni bake. Inzira ngari ni inzira wagereranya no gukora Imana, abayinyuramo n'abaganga n'abakora ibintu byose byangwa n'Imana. Ariko mwene data wo nkuriki, ikintu cya mbere Imana irimo iragusaba kugira ngo iguhe umugisha no kugira ngo igusubize icyo kintu urimo urayisaba, iragusaba kunyura mu irembo aho kugira ngo usambane wirinde. Iyi nzira ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iraruhije, biragoye kubaho muri ubwo buzima buriho amategeko. Abantu benshi n'impamvu banga kugana inzira yo gusenga yuko ari inzira irimo amategeko ituma badakora ibyo bifuza. Ariko iyi nzira irimo umugisha w'Imana, n'ibyo Imana iri kukurinda. Irimo irakubwira ati winyura mu irembo rigari ahubwo unyura mu irembo rifunganye, niho nzaguhera. Ngo kuko ngo irembo rigari ngo ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ngo kandi ibyo abantu bita yuko ari uburyohe cyangwa ibyo abantu bita yuko ari byiza nibyo bibajyana mu irembo byo. Ariko Imana irifuza yuko
mbere yuko iguha umugisha irifuza yuko ibanza igafata ingo ikagufasha ikagira control ku buzima bwawe, ukaba ari yigenga ubuzima, bityo bizatuma n'icyo ukoze Imana igihe, n'icyo ukoze Imana igihe. Icyo ni ikintu cya mbere Imana iri mbere yuko iguha umugisha. Ikintu cya kabiri Imana irimo iragusaba mbere yuko iguha, iragusaba kweza. Jewe nawe mwene data, mbere yuko Imana iduha umugisha iradusaba kweza, iradusaba kubaho ubuzima bwejejwe, iradusaba kubaho ubuzima bwirinze icyaha, iradusaba kubaho ubuzima butinya Imana, butinya icyaha, bwitwararika, iradusaba kubaho ubuzima bugendeye ku ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere, Batesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 7, hari ijambo rivuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nusoma ku mirongo ibanza nko ku murongo wa 3, hari ijambo rivuga ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Ni kimwe ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro. Ni icya kabiri. Icya gatatu, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Imana irimo iradusaba kutayoborwa n'irari ry'umubiri, aho abandi bayoborwa n'irari rikabagusha mu gusambana, rikabagusha mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro, rikabagusha mu bintu Imana itishimira. Imana iragusaba njyewe nawe kugira ngo turusheho kweza, turusheho kuba mu nzira yejejwe, turusheho gukora icyo Imana. Ijambo ryatubwiye Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye. Mbere yuko Imana iguha umugisha, ikintu cya kabiri irimo iragusaba ni ukubaho ubuzima bwejejwe. Wisuzume nanjye, ese ubuzima ubayeho butunganiye Imana? Ese mu byo ukora, muri famiye yawe, muri sosiyete ubayemo, ku kazi aho ukora, aho utuye, aho ugenda hose, abakuzi, inshuti n'abavandimwe, witwara gute? Ugaragaza kwera kw'Imana muri iyo sosiyete? Icyo ni ikintu cya kabiri Imana irimo iragusaba mbere yuko guha umugisha. Ikintu cya gatatu Imana irimo iragusaba mbere yuko iguha umugisha ni ukwera imbuto no kwamamaza Kristo. Kwera imbuto no kwamamaza Kristo bigendanye, kuko kwera imbuto, ugomba kwera imbuto mu byo ukora, bikaba birimo kwamamaza umwami wizeye. Turasoma muri Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 24, hari ijambo rivuga ngo ariko umugaragu w'umwami wacu nakwiriye kuba umunyamahane. Icyo ni icyambo mu nzira yo kwera imbuto Imana irimo iradusaba kugira ngo turusheho kuba mu buzima butegereje guhabwa umugisha n'Imana. Imana irimo iragusaba cya gatatu, kwera imbuto no kwamamaza Kristo. Ntabwo wakamamaza Kristo ugira amahane, ntabwo wakamamaza Kristo uvuga nabi mu bandi. Icyo gihe ijambo ry'Imana ryaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo muzamenyera kuko babwiriza cyane, ngo muzamenyera kuko bahanura, ntabwo muzamenyera kuko baririmba neza, bafite amajwi meza, ahubwo ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Iri jambo riratubwiye uwo mugaragu w'umwami Imana unakwiriye kugira amahane. Icya kabiri ngo akwiriye kugira ineza kuri bose. Akwiriye kugira ineza kuri bose. Hari abantu bagirira neza bagenzi babo kuko bari muri class imwe, ko bose bafite amafaranga, ko bose bafite amamodokari, ko bose bafite amazi i Kigali, akumva niba mu nshuti ze harimo ibyaye umwana, akumva
yajya guhemba uwo nguwo. Ikintu ni ikintu giteye urujijo muri sosiyete. Umukene ntawe umusura, umukene iyo yabyaye ntawe umuhemba, umukene iyo yapfushije ntagira umutabara. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukwiriye kugira ineza kuri bose. Nicyo kintu Imana irimo iradusaba mbere yuko iduha umugisha jewe nawe. Ikintu cya kane Imana irimo iragusaba mbere yuko iguha umugisha ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Turasoma Abagalatiya ibice bitanu. Abagalatiya ibice bitanu umurongo wa 16. Hari ijambo rivuga ngo muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irari. Imana iradusaba njyewe nawe kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana ngo nibwo uzatsinda kamere y'icyaha. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo uzagira irari ryo gusambana muri wowe. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo uzifuza ibya mugenzi wawe. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo uzararikira ibyo mwene so yagezeho ngo wumve nawe wabigeraho kandi igihe cyawe wenda kitaragera. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo uziba. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo uzakora ibiteye isoni byose. Kandi icyo ni iki Imana irimo iradusaba jewe nawe mbere yuko iduha umugisha. Ikintu cya nyuma ariyo cya gatanu Imana irimo iradusaba njyewe nawe mbere yuko iduha umugisha ni ukubaho ubuzima bushima Imana. Kubaho ubuzima bushima Imana. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 hari ijambo rivuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe. Imana iradusaba yuko mbere yuko iduha ibyo yatugeneye, mbere yuko iduha icyo turi ku ntambwe yindi turiko turayisaba yuko itugezaho, dukwiriye gushima ibyo yatugejejeho. Dukwiriye gushima intambwe yaduteresheje ubuzima bwacu. Dukwiriye gushima Imana kubyo wagezeho kugira ngo izakugeze no kubyo wifuza kuzageraho. Ibi ni ibintu bitanu Imana irimo irajewe nawe mbere yuko ibi bintu bitanu nubikurikira Imana icyo izayisa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo benshi yuko muri benshi zumva Imana ijambo ryawe ye neza ibyo urimo emerera yobore umutima wawe kuri kandi ushaka n'ibyo byiza byose